Umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira amakuru ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Nizere ko mukomeje kumererwa neza bari mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye yambo ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Namwe mwese reka dukomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza ndetse no gukomeza kugubwa neza. Jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu zibonere ku gihe, uzibone mu buryo bugezweho mu gihe tuba tumaze kuzitunganya gatanu kuri gatanu, nk'uko dukomeza kugenda tubibashishikariza mu makuru yacu ya buri munsi. Weekend nziza, reka mbifurize ikindi kandi gukomeza n'ubundi kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mukomeze gukurikiza amabwiriza yashyizweho na leta y'u Rwanda mu kwirinda iki cyorezo, mukomeze kuguma mu ngo zanyu, mukomeze gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, mwirinde guhoberana ndetse no gusuhuzanya kugira ngo twirinde iki cyorezo. Nk'uko rero amakuru mashya tukugezaho buri mugoroba aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima bitangaza, urabizi ko buri mugoroba tukugaragariza byinshi bitandukanye biba byakozwe uwo munsi, tukakubwira abarwayi banduye bashya, tukakubwira abakize, abakirwaye ndetse n'ibipimo biba byafashwe, ndetse haba hagize n'umuntu witaba Imana, cyose twabikugaragariza mu makuru yacu ya buri mugoroba. Mu makuru yo kuri uyu munsi wo ku itariki ya 2, nk'uko amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima abitangaza, akaba ari amakuru mashya kuri coronavirus cyangwa se COVID-19. aravuga ko uyu munsi handuye abantu bashya bagera kuri 6 kuri tariki ya 2. Ubu ngubu umubare w'abantu bamaze kwandura iki cyorezo ukaba umaze kugera ku mubare w'abantu 255 bose akaba aribo bamaze kwandura iki cyorezo, hiyongereyeho 6 bashya banduye uyu munsi. Abakize uyu munsi bakaba basaga 11 bose, no kuvuga ko abamaze gukira bakaba ari abantu 120, wongeyeho 11 bakize mu masaha 24 ashize. Abakirwaye n'abantu 135, akaba aribo barimo baritabwaho n'inzego z'ubuzima hano mu Rwanda. Ikindi kandi akaba arimo ndetse abangaba akaba aribo bakirwaye barimo baritabwaho mu bitaro bigiye bitandukanye aho barwariye. Ibipimo byafashwe ibipimo 33 n'abantu 303, ariko uyu munsi honyine hakaba hafashwe ibipimo by'abantu 1197. Ni ukuvuga ko muri aba bantu 33 n'abantu 303 aribo bari bateganyijwe gupimwa uyu munsi, ariko bakaba hapimwe abantu 1197, hanyuma basangamo abarwayi 6 bashya, nk'uko amakuru agaragazwa na Minisiteri y'Ubuzima atugeraho kandi anabitangaza. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ubwiyongere bw'imibare y'abanduye mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka n'abo bakorana nabo. Abarwayi bose barimo baravurirwa ahantu habugenewe kandi barimo baragenda boroherwa. Murasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwaho cyane cyane gukaraba intoki kenshi kandi mugakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, mukaguma mu rugo. Udupfukamunwa tugomba kwambarwa iyo abantu bavuye mu rugo ndetse n'iyo bahuye n'abantu benshi nko mu nsisiro ndetse n'ahatuye imiryango myinshi. Ikindi kandi urabizi ko hamaze gushyirwaho izindi ngamba nshya zo kuba rero abantu basubira mu mirimo yabo igiye itandukanye, ariko bigakurikiza amategeko ndetse n'amabwiriza yo gukomeza kwirinda iki cyorezo. Gusubira mu mirimo itandukanye kuri buri muntu uwo ari we wese, icyo bivuze ni iki ngiki, ni ukuba nta modoka n'imwe itwara abagenzi yemerewe kuba yagutwara nta gapfukamunwa wambaye. Uburyo rero ingendo zizakorwamo, ndagira ngo mbanze mbamenyeshe uburyo ingendo zizakorwamo ndetse n'uburyo abantu bashobora rero kuba bazakora ingendo zigiye zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali ku birebana n'icyorezo cya coronavirus, ndetse n'uburyo ikindi kandi abantu bagiye kujya bitwara muri ibi bihe kugira ngo dukomeze kurwanya iki cyorezo, ariko nanone tunakomeza gufatanya cyane cyane ku birebana no guhangana n'iki cyorezo. Nk'uko rero amakuru yaturutse muri Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'inzego bireba babitangaje, ndagira ngo mugezeho uburyo ingendo zizakorwa kugira ngo niba uri mu bitegura kuba bava mu rugo ku wa mbere ugiye mu mirimo itandukanye, umenye uburyo ingendo zizakorwamo, umenye kuzicara muri bisi, umenye na byinshi bitandukanye ku birebana n'iyi gahunda yose. Uko ingendo zizakorwa mu ngamba nshya zo kwirinda coronavirus, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Profeseri Anastasi cyangwa se Profeseri Shyaka Anastasi mubabarire, akaba ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yasobanuye ko abatwara abantu mu buryo rusange cyangwa abatwara imodoka zabo bwite bemerewe gukora ingendo hagati y'uturere, ariko batemerewe kurenga intara ngo bajye mu yindi. Inama y'abaminisitiri yateranye kwa 30 Mata rero igamije kongera kwiga ku cyorezo cya COVID-19 n'ingamba zo gukomeza kukirwanya ngo kidakwirakwira mu gihugu yose. Yafashe ingamba, bakaba barafashe ingamba zitandukanye zirimo gufungura cyangwa se zirimo gufungura imirimo imwe n'imwe. Inama rero yanzuye ko gutwara abantu mu buryo rusange
cyangwa ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo byemewe gukora hagati mu ntara, kandi abatwara za bisi bagomba kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye udupfukamunwa. Minisitiri Shyaka Anastase yavuze ko ingendo mu turere no mu ntara zemewe, ariko rero udasohoka muri Kigali cyangwa ngo uve mu ntara ujye mu yindi. Ni ukuvuga ko rero yagize ati muri iki Kigali cyangwa se muri Kigali niho icyorezo cyagaragaye cyane, ni naho rero habanje guma mu rugo. Yibanze rero kugira ngo dushobore kugikumira. Ushobora kuva i Huye ukaza i Muhanga, waba ukoresheje imodoka yawe, waba ukoresheje imodoka rusange, ibyo biremewe, ariko kuva mu ntara ujya mu yindi ntabwo byemewe. Urumva rero ikintu bashatse kuvuga kuva mu ntara ujya mu yindi, uvuye mu majyepfo ugiye mu majyaruguru, ibyo ngibyo byo ntabwo byemewe, ariko akarere n'akandi karere byo birakunda. Ikindi kandi yavuze ko ushobora kuba wava i Huye ukajya i Muhanga ukoresheje imodoka rusange cyangwa se ukoresheje imodoka yo ku giti cyawe, biremewe. Yakomeje agira ati rero ushobora kuva i Nyamirambo ukajya i Kanombe n'ahandi, nubwo rero byemewe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose biroha mu muhanda n'izo modoka. Kandi ikindi gikomeye nuko rero hazubahirizwa amabwiriza bigenga kugira ngo na kwa kutegerana kubashe kuba kwashoboka. Minisitiri Shyaka Anastase avuga ko imodoka zitwara abantu hari amabwiriza agiye kujyaho ashyirwaho n'urwego ngenzuramikorere RURA agena uko abantu bazajya bicara n'ibindi bigamije kwirinda kandi bikubahirizwa. Yagize ati rero hari amabwiriza aherekeza ibi byemezo kugira ngo abantu bakomeze birinde. RURA izasohora amabwiriza yuko rero kwirinda bizakorwa kandi kwirinda bishoboka. Minisitiri Shyaka Anastase kandi yagarutse ku kibazo cy'abaturage batuye mu nkengero za Kigali ariko bahakorera. Ahangaha rero harimo Ruyenzi, Bugesera, Shyorongi n'ahandi. Avuga ko baba bihanganye bakaguma aho bari bakazasubira i Kigali cyangwa se bakazasubira mu Kigali. Ishyamba rero ryabaye ryeru nk'uko Minisitiri Shyaka Anastase yakomeje kugenda abigaruka. Ni ukuvuga ko rero niba bakoreraga i Kigali ariko utuye za Shyorongi, Rugenzi ndetse na Bugesera, mukomeze kwihangana rwose, mukomeze kwihangana. Minisitiri Shyaka Anastase yavuze ko muzasubira i Kigali, ishyamba ryabaye ryeru. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Soraya Hakuziyaremye yakomeje cyangwa se akaba yaranakomeje ku kibazo cy'imodoka zizajya zitwara abantu bake ugereranyije n'abo zisanzwe zitwara, bikaba byaba intandaro yo kuzamura ibiciro by'ingendo. Yavuze ko bazakorana na RURA kugira ngo rero harebwe uko ingamba zo kwirinda coronavirus zakubahirizwa, ariko hanarebwe n'ingaruka zagera ku giciro cy'ubwikorezi. Iki gihe rero nubwo hazafatwa icyemezo gishingiye ku buryo bazabonamo ibyo bintu. Minisitiri Shyaka Anastase yakomeje asaba abaturarwanda kutirara ngo bumve ko icyorezo cyarangiye, ahubwo bakomeze kubahiriza amabwiriza yo kukirinda. Yagize ati rero ndagira ngo nsabe abantu ko rero icyorezo kiracyahari nk'uko byari bimeze kivugwa cyangwa se nk'uko byari bimaze kuvugwa. Tutirara rero cyangwa se utabasha kuba wakwirara, ni ingamba nshya zigiye kugira ngo twirinde, zigiyeho kugira ngo rero twirinde. Ariko ikindi kandi harimo imirimo ikomeza, ariko twirinda tuniriya cyangwa se twirinda kwirara ngo tuvuge ngo rero byarangiye reka turegeze. Yakomeje asaba abaturage kugira uruhare kwirinda rero ndetse no gufasha mu gushyira mu bikorwa izi ngamba nshya rero zamaze gusohorwa n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Ariko hanarebera hamwe rero uburyo abantu bashobora gukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu kuba rero abantu basubira mu mirimo yabo igiye itandukanye. Mu mujyi wa Kigali urumva ko ariho hantu habashije kugaragara umubare munini w'abantu banduye iki cyorezo, ariko nanone akavuga ko nubwo ibingibi byagaragaye mu mujyi wa Kigali hari ingamba zo gukomeza gukumira iki cyorezo, akaba ariyo mpamvu kujya mu karere kamwe ujya mu kandi cyangwa se kuva mu karere kamwe ujya mu kandi biremewe, ariko kuba wava mu ntara imwe ujya mu yindi ibyo byo ntabwo byemewe habe na gato, nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Profeseri Shyaka Anastase akomeza kugenda abigaruka. Birebana no kuzamura ibiciro, nk'uko rero Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Hakuziyaremye yabigarutseho, yavuze ko ibingibi gukorwa kwabyo cyangwa se kuba byashyirwa mu bikorwa hagomba kubaho ibiganiro n'urwego rero rw'igihugu ngenzuramikorere, akaba ari RURA, kugira ngo babashe gufata umwanzuro w'ibikorwa bimwe na bimwe bizaba rero bijya mbere muri iki gihe hagiye gufungurwa ibikorwa bimwe na bimwe. Ariko nanone ntitwirare ngo twumve ko icyorezo cyamaze gushira, kubera ko hashobora kuzabaho ubundi buryo. Hashobora rero kuzabaho ubundi buryo, cyane cyane ku birebana n'uburyo icyorezo gishobora kuba cyakwirakwira ku buryo bworoshye, ugasanga rero habayeho izindi ngamba zitari ziteganyijwe. Ariko nanone ibingibi bikazakorwa nyuma yaho hamaze kurebera hamwe ndetse hanarebwe cyaba cyatuma abantu basubira rero mu mirimo yabo. Ariko nanone
Ndabashimiye cyane rero mukomeze kugira umunsi mwiza kandi munakomeze kugira ijoro ryiza aho muherereye hose kuba bakomeje kubana natwe mukomeze kugenda mukora kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo mujye mubambere mu kuba mwabona inkuru zacu zo tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Umunsi mwiza kuri mwese muba mwahisemo kubana natwe, reka nkomeze kubifuriza kugira weekend nziza. N'ubwa mbere mu mateka habayeho weekend igeze rero abantu bifuza ko iyi weekend yasimbuka bakajya ku wundi munsi ukurikira weekend itariho. Ni n'ubwa mbere rero byagiye bibaho ko weekend yagiye ibaho abantu ntibamenye ko hari iminsi ya weekend bitewe n'ibihe turimo byo guhangana n'iki cyorezo, ariko nanone ni ingamba nshya zigomba gufatwa kandi zo kubahirizwa. Umunsi mwiza bye bye kuri mwese, ibihe byiza aho muherereye hose. Inkuru zacu nakagaruka ijoro ryiza.